Bakunzi b'ubwiza ndabasuje, uyu ni Fofo wanyu, ni Fofo w'Abanyarwanda. Uyu munsi rero nje kukwereka ibintu bidasanzwe. Ngiye kukwereka ukuntu wakwikorera plante imwe ya naturere y'umusatsi mwinshi. Mbabwira ko ubu ngubu nsigaye nzikora abashaka plante nziza ya naturere, yaba nyinshi yaba n'inkeya, ndahari ku bwanyu. Uyishaka rero wampamagara kuri 0781611104 nkagukorera plante nziza ushobora kwambara ukaba uberewe. Turi bwifashishe uyu musatsi, ndaje mukuremo mubereke. Dore nguyu uramutse ushatse kuwugura, nongeye kukwigisha ukuntu wayikora. Iramutse ikunaniye mpamagara nyigukorere. Hari utu ngutu nitwo umuntu aba agiye kuyikoreraho. Mbibutse ko hari utuntu twa pirate ariko utu ni utwa original mba ngiye gukoresha. Niyo mpamvu uzasanga wig yanjye itandukanye n'izindi. Murabizi ziriya za naturere hari ibintu biba birimo utamenya, ariko akangaka ni keza gatuma no mu mutwe utagiramo icyokere, mu gihe ziriya zindi mu mutwe haba harimo icyokere. Uri kubona ko hano kameze nk'akayunguruzo, karagufasha. Iyo ngiye kugukorera uhitamo akangaka, kuko akangaka urabona unagafunga inyuma kugira ngo kagufate neza, kabe katavamo. Ndizera ko kabonye. Nkagira n'akandi, hari na bene akangaka, sibyo? Uhitamo n'akangaka, ni aka original. Kankwereke agafire karimo. Dore agafire karimo ko uko kameze. Nako nkwibutsa ko nta cyokere gatera, uba umeze neza pe, wumva mu mutwe wawe ufite fresher. Tugiye kwifashisha rero n'iyi koroshi, murayireba. Turatangira. Ufungure kanyibereke ya misatsi noneho neza itari mu ishashi. Yirebe, ni naco nziza pe, ku buryo uyambara ntihagire umuntu umenya ko wambaye wig, sibyo? Nigize inyuma sorry, kugira ngo ibyo nkora byose mube mugize gute, mube mubireba. Nimba rwose uyikeneye ndahari, ngiye kuyibereka ukuntu nyikora. Noneho ubwo muzagira gute, muzajya mumpamagara wakenera ko nyimukorera, nta kibazo pe. Ndahari ku bwanyu. Tukawuhambura neza, kuko do hano haba harimo fimbo mo hagati. Nabo nyine baba babifunze neza kugira ngo bitagira gute, kugira ngo twifashishe imakasi tuyikate nta kibazo. Nawe mu gihe uri kubikora cyangwa uri kubyiga, ugomba kuyifata neza bitagusobana. Iyi ngiyi reka tube tuyibitse, tubanze dukoreshe iki gice ndi bubereke ahantu kiraba kigeze. Njye nahisemo gukoresha akangaka. Nawe igihe wazaba uri kumbwira ngo nkorere, wazahitamo ako nagukoreshereza hagati y'aka. Reka mbanze nshire mu mutwe urebe, nta kibazo niyo nakambarira hejuru yawe. Urabona ko kaba gakwiriye mu mutwe pe. Kankwereke n'akangaka. Mbabwire ko hari abantu bajya bazikora, bakazikora muri za ntuzi, muri twa dufire tumwe turi aho ngaho nyine nka turiya twambara, kajya kumera nk'aka, ariko kariya kaba koroshye cyane. Rero ndakubujije umuntu uzajya kugukorera plante yawe cyangwa wigi azakoresha utu dufire turakomera kandi dutanga amahoro mu mutwe. Yego, nahisemo gukoresha akangaka.
na kariya nzagakoresha ubutaha uzabibona. Kandi se uri kubona uyu musatsi udaha atari uwo ngura mufashe gutya, ubwo katuhambure tuyiziritse. Nta mpamvu y'ibyo nzajya mbibabwira inshuti zanjye, sibyo? Turawukoresha uko nguko uyu musatsi wose ureshya. Icyo dukora ni ugukataho utu tuntu. Uyu musatsi tugiye gufata uko ungana, nta misatsi uriyenza rero, imisatsi uriyenze cyane, niyo mpamvu ugomba njyewe uhita ukurura, warangiza ahangaha ugahita ucishamo uyu musatsi. Naho warangiza kongera ugacisha nkaha, ntabwo wegeranya cyane. Urabona aho ndi kugenda ncisha, ugafata umusatsi, reba uko ungana, ugahita ushyiramo hano muri koroshe yawe, warangiza ugakurura gutya. Ni ibintu bitagoye pe, nawe wabyikorera ariko ufite umwanya. Niba nta mwanya ufite, hamagara ukorere. Ndayibereka irangiye, ni uku nguku nyine ugenda uteraho imisatsi. Icya mbere ni ukumenya ahantu ugize gute ugiye gupfumura. Nanone ukamenya umuntu ugiye kugukorera ko iyi misatsi itandukanye. Hari igihe ushobora guha umuntu akagukorera mu misatsi ya feke, kandi iyi ngiyi ni imisatsi myiza wambara bakagira ni naturere. Birashoboka ko aka kinjiye na kano kantuza kugira ngo kaze kugira gute, kaze kubona uko hatanga inzira. Umaze guteraho, ndabanza ntere uyu muzenguruko wose, ngende ngira nteraho, muragenda mubibona. Ducengezamo gutya.
tuzakomeza kwizera kuko ari ryo shingiro ry'ubuzima bw'iteka. duhura nayo idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira, nicyo gituma tutazatinya namba, naho imisozi igatabwa imuhengeri, tuzakomeza kwizera kuko ari ryo shingiro ry'ubuzima bw'iteka. Mbonye yuko imibabaro duhura nayo idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira, nicyo gituma tutazatinya namba, naho imisozi igatabwa imuhengeri, tuzakomeza kwizera kuko ari ryo shingiro ry'ubuzima bw'iteka. Mbonye yuko imibabaro duhura nayo idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira, nicyo gituma tutazatinya namba, naho imisozi igatabwa imuhengeri, tuzakomeza kwizera kuko ari ryo shingiro ry'ubuzima bw'iteka. Mbonye yuko imibabaro duhura nayo idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira, nicyo gituma tutazatinya tuzakomeza kwizera kuko ari ryo shingiro ry'ubuzima bw'iteka. Mbonye yuko imibabaro duhura nayo idakwiriye kugereranywa n'ubwiza tuzagira, tutazatinya naho imisozi igatabwa imuhengeri, tuzakomeza kwizera kuko ari ryo shingiro ry'ubuzima bw'iteka. Mbonye yuko imibabaro lazima ibyo kwizera ubwenge bwabwisha inezere ndegera bahaye nawe byose bifashije nawe bifata screenshot ukaba wajya kuza hasi mutwaye hanze nawe mbonye yuko imibabaro Izi purante yacu ngiyi ngiye gukora aho igeze, ngiye kwambara murebe sindayisoza neza ariko
aho igeze ndashyire ku mutwe murebe dore aho ngejeje karambare tubanze turebe wow 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 ku bantu mukunda imisatsi miremire ndayibatuye ubu ngubu ahangaha ngiye kugenda nongeramo imbere mbwira ubona inyuma y'imeze abantu rero mukeneye plante mongereho cyangwa mwige kwikorera plante mubyiga basho mumeze mute turi kumwe rero ndabakunda abantu twabanye ndabona ikiganiro kijye kuba kirekire ariko rero ni ibingibi nagira ngo mbereke ushatse no gufunga wafunga rero ndabashimiye abantu mwankurikiranye ubutaha nzabereka indi plate ngufiya ciao ciao